ndabikurikirana nubwo bitoroshye ariko ndagerageza. Shyira n'imbaraga wenda nakwe ngo ni umunsi no bitakunda ariko igihe cyo cyose umenye ko umukeneye wahituma amakuru. Wanyumvishe? Ndagerageza. Hareka muri kugenda. Murakoze. Waje ryariho. Ibonye nyiza. Mu bisanzwe. Nise ko ndi nagaje ashoka. Sisa yabari. Kunsweri mu kazi. Nta wari nyine mubwiye ko dahara azashaka ikindi gihe akaza kamureba. Mesaje ku kiko cyo tamuhamagara. Sinzi. Yakamuci kwa mugari yanamuhamagara ariko buriya badazagaruka. Ntamenye ibyo ari byo. Sinzi. Ariko kiri. Ayo rwose biransitse. Turaza ubwo nyine ubwo aramuvugisha aramuvugisha. Okay. Ako si byabara abakobwa urugero ngenge mbimenye cyangwa mbyivangamo. Sikari inshuti ye niba mubuze bora nyine yamuhamagara yazagaruka kumureba. Aterwa na gahunda ze. Neza ari cyo ufite okibi. Ntabwo mfite ntacyo nuko nyine ndi kwibaza kubera iki afite nimero ze sinzi reka turi kubyinjiramo cyane. Ahubwo se mama wawe ko ndebuje wenyine umusuze ndije no kuri gate ajya imodoka mu kinamba ariko nawe mukamera bashe ayisejya mu kinamba ariko nawe ubu ari kugaruka. Okay, nanjye ko bigenze. Ivy. Kaka. Ariko wabaye. Hasoni. Ubuse nagore wabonye n'umuntu nawe. Kuryo kwituka turukari ukagenda kwinjira mu cyumba utadusuhuje. Twirira nawe hanga. Sijya ngo musuze myende bite papa. Hari bigize biki? Ni nsigaye vugana nawe gutinya kukambwira amagambo ameze gutya. Usiga amahangara gutya ivi. Niki cyakwiriye muri no misi? Ivy, reba hano. Simbaza. Uraza wifata ugaturukana nandi ukaza wava mu gitondo. Ntabwo twirana nawe. Kuryo no gutya udashuje abantu ngo rero mvanye. Bandisiwe uwihaye ibintu byo kuza kumbuza amahoro mu buzima bwanjye. Wakwagize gute? Siwe mwatangiye byose muzamuninjira mu buzima nta mundi ikintu na kimwe ndende na kimwe kabisa. Ivy. Va mukobwa. Uburenganzira bwawe twakwambaye n'ububi. Uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka. No gushaka kumitiramo nkaho ngewe narakuze ntabwo nyiri umwana wanditse nkahitamo umuntu nshaka mu buzima bwanjye. Kuki wumva wamitiramo? Singenda gukunda nakoje guhitamo ushaka. None utambuza ushaka kumpa uramuhungu ku ngufu kandi ntabwo ushaka ngiye nshaka uramuzi. Shaka uramuzi. Ako famille yize. Tiri ibintu byose ubundi ko murazana n'ubu. Se ubwo kuki amafaranga kuri ari ikintu cya mbere kurusha ibindi. Kandi agakobwa nakubwiye mukanywa wowe.
Aho gutinya kukanshinga hejuru kavuga ngo amafaranga. Ivy. Ushatse wakisubiraho. Nubwo uresha icyo ntabwo nari bwo kurambika hasi ngushyiramo ibiti. Ubwo numva wakuze ku buryo uzamumagara hejuru ukambura ibyo wishakiye. Numva wabyingiye uri umukobwa w'igitangaza ku buryo uhagarara hejuru n'umugambo afite ikibuno n'umutwe. Kwasa gusa. Sinzabisubiramo. Sinshaka abantu b'imyanda no sugenda utoragura naza n'uvana urumva tuni n'umusore tuza wakomoka ababyeyi be twarabanye urumva ntabwo mukunda si uba kuki umeze gutyo kuki ushaka ko umuntu nashaka mu buzima bwanjye ariko reka niba ari nyoko niba ari igicu uvanda turagura kuba wiyo abantu ugira gupakiramo ugeze udashaka kumvira ababyeyi bawe ibintu byari bya kera byo guhitiramo abantu kuko rwose ubu basi uzamitire mu gihe nutatwumvira uzumvirije kandi bizakugira ingaruka zikomeye wanyumvishe ugomba guca bugufi ku byo tukubwira ariko kuza n'umuriro ubwo buzuru bwawe kandi sinabwiye ngo uvuge uvuga gendera ku murongo twagoye hano muri mama Ivy sinabari nk'umukobwa uraza ntusuhuze Kuva usitumba mpagaze hejuru harumva yarabaye inkumi igituza cyarabaye igituza buno byarabaye buno ko ryamagarara hejuru akambura ubwabo yishakiye ngo byagenda bite naze kumubaza papa uzi ko ayiva amaze kubikirira asigaye yariyanze kubera nkaho atagira ababyeyi kandi tumuganiza nyine atumva iyo kizatumva gihe numva ahubwo aho bigeze dukwiye guca bugufi twe tukamuganiriza ye mfukame hasi Ivy oya mwijwi wipfukama ariko wamuganiriza mu ijwi rituje ukamuganiriza umuntu akamwumvisha mu ijwi hakuze kugikwa mu nabo n'ibiguma ngutya uriya mwana tuzatuma afata imyanzuro mibi kandi kubera twiga ntabwo umwana ari kumubwira ibyiyumviro ufite ntabwo ari by'aka kanya Ivy yahitagiye cyangwa ubimwumvishe ku mbuga bisaba kumugenza gake urankunda sinoka uriya umwana mu muryango agomba kugendera kuri rimwe directive y'umuryango njye nawe dushyiraho sibyo ibyo kuvuga ngo yakuze ngo azi akora nawe iki kibazo nica karafu z'umusore naza gukomoka Ivy yakwihitiramo nawe ariko nawe afite umutima kandi aranatekereza ntabwo twafata intekerezo zacu cyangwa dufate intekerezo zawe aka kaye tuzimwumvisha nicyo nakubwiraga tumubwire mu ijwi rituje nk'ababyeyi tutazisanga umwana yafashe umwanzuro mubi njyewe niko mbyumva nubwo kandi ariko mama Ivy ubona ushyigikiye ko Ivy yazana hano bwa buntu dufite isura bwishwe n'imyate n'amavuta bwarya ngo nabakanishi nyamara Ivy ni umuntu ubu uri kugendera ku ntekerezo zawe nuko wiyumva kawe ariko nyuma y'ibi urambunda sinoga ibyo bintu sinabyumva na gato urumva ibyo bintu sinzi icyo uzakora kugira ngo ubinteremo kanakoreke kwanza pe ushatse wakumva ntabwo numva ibiki aha ngaha ni kwa hano ntabwo ari mu isoko ku buryo abantu bose baza winjira uko bishakiye cyangwa muri toilette abantu bose baza ntabwo nakunda kwa Ivy yakirica karafu zose urumva we ni kubyumvira ariko si urukundo rurerure ntaza mukunda uramukanishi ntazaze kunkanika Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Sisi sava sava ko wikanze ntabwo mbizi sinzi ibyo nari ndi gutekereza okay kumeze nkaho uri kure cyane mu bitekerezo ntabwo wabimenyesha byihorera come on akiri mutasho ntabwo wabimenya byihorera siko uri kure cyane mu bitekerezo nkaho wagira ngo sinzi ntabwo ufite umuntu ukuri hafi Sisi uzabizi imyaka ufite n'imyaka nkurusha I know ariko sinzi ukuntu bifata ariko turi nka famille yawe turahari ku bwawe kugusapotinga muri buri kimwe Justice ntibazi impamvu uri gutya warakaye washaririye Jesus ndaje mbona uri kanzu nkaho uri kure cyane ahantu sinzi ukuntu abikubwira ndabizi unyitayeho mama ariko nyine nanjye urumva iyo mbona utameze neza ukaza nka gutya nkabona ntago namera neza don't worry meze neza hano ariko sisi nawe ushaka kumbabaza meze neza bite se wowe amasomo aragenda ndabona nawe kugenda wigikuni cyane ushaka kuzansumba wowe yego none usigaye tureshya oya ako sisi ujya umbwira sibyo hani banza wite ku masomo yawe uri kumva urangize wige neza utsinde nibyo by'ingenzi naho ndi mukuru kandi nawe uzagera umuganiriza uzagenda ubimenya sibyo ariko sinzi ukuntu mfata nta na kimwe mba nazi imyaka yawe urayizi ndayizi nyibuze twagira ngo urayibaye 10 n'ingahe urumva habaye inkumi sinatuberezwa tuzejo bene nakoze utundi turiho twaraje shushaji urema nibaje akondamira neza ako nyine nawe urabizi ko utameze neza nanjye ntabwo mba meze neza shiri ni by'iminsi mike aho tutagenda neza gusa turaza kugenda neza ahubwo sisi njye narumiwe ejo bundi naraje nsanga Gaju yaje kukureba wese Gaju musibejo yego na nimero yawe afite gutasigaye aza kukureba ataguhamagaye kandi Gaju ejo bundi atarakoze naramuhamagaye ntiyamfata kuri telefone nta nubwo yigeze aza mu kazi naramugenda ndamubura so bigere hano sure njye naraje musanga hano ari gukora iki ninjiye nakubitanye nawe gutya asohoka ariko sinzi nanjye byanteye kubyibazaho cyane ndavuga se Gaju yaje kureba sisi ntiyamuhamagaye kandi nzi ko telefone yawe iriho narindi no kononora ini kandi kononora ini bonesi yagu sinzi ndabura kuva ryari Gaju asigaye aza kukureba se atakubwiye Gaju aje hano ataje mu kazi nkanjye ndamukuriye mu kazi namuhamagaye nkamubura ko niba batamiringa sense yaje gukora iki ntago mbizi nanjye mve ngo sinzi ngiye twakwitanye gutya ninjiye asohoka sinzi ngo yaje gukora iki kibitangaje no kuratiza namuhamagara back kandi nanjye wese sinzi guhatiriza naramwihoreye nisugo mu kazi yakubwiye ngo iki yarabeshye ngo urumva ngo ama period byandi ako Gaju aragira utuntu nka turiya mbasanga nta birenze uzamuvugisha icyo araje gukora hano se hari indi hari daddy banyine yes hari daddy na kadogo yarari handi kagakozi bahararanye
yari yagiye kukareba buriya nawe hano hari dadi wenyine gusa urasanga wenda sinzi wasanga ari nk'akantu aje kureba wenda simbizi ariko ntabi dufate gutyo ariko nzamubaza numve ntibyibuka anytime ajya kuvugisha ariko ntabwo byumvikana ukuntu kuri kwisetsa Allo? Oui, bébé. shyira bariyeri nanjye numve Mise bon. Si bébé ko watinze kumpamagara. Ntabwo uzi ko mbona gukumbuye numva ngiye nko gusara. Igona byurire no kurya byari byananiye. Mbona nubwo nariye nari nakuze nyine ibintu byose byahagaze numvaga ngiye nko kuza kukureba aho ngaho mu igaraje. Okay, ntacyo uraza kumbwira. Take care. Umunsi wanjye umeze neza. nari naje kuranda kuba Take care. Mbongewe ntabwo byemerewe. si ubinyigisha se Umva nkubwire wa mwana we ngiye nakwibwira wowe ubanza uzarangiza kwigashira imyanya nakundanye nsoje. Tall buildings as the chemicals they take us higher. birasa nkaho umukobwa wanjye yamaze kumara amaso. Uriya muhungu ngomba kumutandukanya nawe. Byanga byakunda agomba kubana na Tony. Ndaje mbyikemurire kandi burundu ku buryo mwibagirwa. Mfashe umwanzuro. Ntabwo ibintu byemerewe. shangiye dadi urahanga niyo nasoza sinzi pe nandwanye mbitekereza ariko Wowe ntabwo biri hafi uzana usoze ushaka amafaranga nawe numara kugira akazi hanjye denza ubyemerewe. Niba ufite nka 23. 23 ninyigira 23 aho ngaho it's okay. yego The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the twongeye kuba karibu kandi twishimiye ko ateye intambwe n'ubundi bakomeza kutwereka yuko umuryango wacu rwose wawisanzemo kandi wumvishe ko ari ikintu dushobora kukugezaho mu rwego rwo kubaka umuryango. Ngewe ndi kuvuga ndabona nanjye niko nabibonaga ariko ndi kubona biri kugenda sinzi ukuntu nabivuga ariko reba nk'ubu ngubu ngiye nateganyije ko nzamara ukwezi inaha none abiri arashize hafi atatagiye kwikubitamo numvaga ngiye ngomba kuza ivi tugakuza ibintu byose tukabyihutisha ngo twe twabivuganye tukahita dukora ubukwe ariko nta business zanjye muri aka kanya zirimo zirapfa. Nafashe icyemezo cy'uko nyine ubwo ngubwo no kugenda kubera ko none subwo ngubwo no kugenda ngajya kureba nyine kampani zanjye ziri Canada kwa ku ebana nawe urabibona ariko Tony ndabyumva rwose warakirirewe kandi nkuko ubibona nanjye turabyumva kimwe kuko ntabwo nenzi koko bizatwara igihe kingana gutya. Ntabwo rero ko twabyifuzaga ariko byagenze gusa cyo nakubwira ko nuko utagomba gucika intege. Stili ndacyari hano ku bwawe kugira ngo ufashe. Erega ikibazo ni kimwe icyo cyizere urunkira none se ubundi kamubaza basi na amafaranga make naguhaye ariko utuma ibintu bitari kwihuta nkongera ndi ariko byibura nyine kuko urabizi Ivan ndamukunda urabizi ntacyo nakora kubwe basi niba ari n'amafaranga ariko make mbira tuyongera ariko ibintu byihute. Tony
urabizi gufata nk'umuhungu wanjye sibyo Nabizi. Ntabwo rero ikibazo ari amafaranga buriya ababyeyi bawe no kwenda amateka mwe mukiri n'abana mutasobanukiwe n'uburyo abantu baba barabanye imiryango yombi rwose twabanye neza ababyeyi bawe twabanye neza kandi nta kibazo twigeze tugirana ubwo rero naranishimye rwose mbonye warabengutse umukobwa wanjye nibyari ya Ivi navuze nanjye nshimye Imana kuba uyu musore Tony ukomoka mu muryango nzi ari ugiye kubana n'umukobwa wanjye ntucike intege nkuko nabikubwiye kandi ntabwo ubuvandimwe wabo gurana amafaranga humura ndabizi wenda akazi kawe karimo karapfa ariko nyihanganira mbanze ngira ibyo mvana mu nzira uzarongora Ivy akubera umuguru umubera umugabo akose buriya bake mu byari hungu nako akose buriya ni iki gituma Ivy ntabwo umuganiriza urabizi Ivy twarakuranye Ivy urabizi twarakuranye twararira muri yaba iwanyu yaba mwaratureze watubereye nka papa nk'umubyeyi yaba iwacu bataritaba Imana ariko sinzi impamvu Ivy aho ngarukiye wagira ngo ni nk'umuntu mushyashya abonye mu buzima bwe humura nk'uko bivuze Ivy no mukobwa wanjye ngiye gushyiramo imbaraga mwicaziye muganirize urumva asure kuri ritime yarariho mu gitangira urukundo rwanyu sibyo n'umukobwa nibyariye n'umukobwa nzibye ntabwo rero yanyishamo cyangwa se ngo akora ibintu gahunda itandukanye n'umuryango tuba tumwifuriza ubwo rero komeza kwihangana mu gihe gito cyane gishoboka ndaza kuguha resulta kandi iri positive papa Ivy ngewe nta kibazo ndakwizera reka katubiharira Imana nawe nanjye rero reka ngere mu rugo nyine ngira utuntu nkurikirana kuri machine ubwo wenda turaza gukomeza tube in touch oya ntucike intege sibyo ndabikwemereye kandi ngiye kubishyiramo imbaraga sibyo uraza kubona igisubizo mu minsi ya vuba kandi kinyuze umutima wawe ku buryo projet yawe itakangirika sawa rero reka umwana gufungurire ibiri ni kuri telefone sawa okay suze n'abandi kandi umusore mwiza umusore w'ikirere umusore w'ikirenga ufite n'amafaranga ariko Ivy kumva ibyo mubwira ko byagenda kose Hello. Ni hanta umukanshi tuvugana. Okay. None se ko harakaza nshaka kukurangira. Wahise nkagora kenshi nkakubwira ahantu nsanga. Okay, sawa banguka none. Twavuganaga niwe hanta okay so akaza nshaka kurangira ukuntu kameze umuntu ufite imodoka nshaka kuguhuza nawe kanze guhe nimero yiwe harimo amafaranga menshi ndabizi uzanshimira nyuma fata nimero yiwe ni mu kazi telefone nkayishyira kugira ngo itangirika andika nindi Nase ndaje kureba akanya wewe muhamagara akakanya nona telefone ngo nje kambe ngiye ahubwo ukisa urakoze kabisa kandi tuzongera tubonane urumva umuntu ndangiye akazi ntabwo nabura kugira kazi Hello. Yes, boss. Ninjye Ahitamo hano.
urumva nimero zawe n'umudada uzimaye yarambwiye ko mufite akazi oya ntabwo ntuye kure kabisa nkurira mu Gatsata ndahazi okay kanyikoresha mu minota 30 ndaba mageze sawa murakoze sawa Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Mr. Ritis. Evan sawa kabisa. Hano musanzwe bazi? Aya. Amaso nayo kabisa n'ubwa mbere. Ndi kurangira hano. Hari umubebe wahamagaye. Yambwira ko hano ari akazi ubwo nandi kwigaraje none bari no tunaza nkamureba ubwo yewe barano twahuriye andangira ko hano ari imodoka nshobora kuza gufatanya gukora nibyo koko imodoka ya madame yagize ikibazo ariko nagushakaga no mu bundi buryo Ariko nashaka kumfashamo kandi bambwiye ko ukoranye na ngo muri iyo garage umukobwa waguhamagaye niba kundangiye niba kunyeretse nifuza gukorana nawe uturere ushaka ko dukorana iki ndashaka kuguha akazi kaguhindura ubuzima akazi kamahindura ubuzima karuta ko nkora wakavanamo umushahara watuma uvana muri ibyo ukora kuko amafaranga uzakavanamo ntabwo urayakorera kuva igihe watangiye ubukanishi cyambere nta kazi urumva umaze imyaka ingahe mu bukanishi iri gusaga 5 kabisa birashoboka rero ko ushobora kugera gute gukora ku kazi amateka yawe agahinduka bitewe n'umusaruro ugomba kukavanamo yaba ari akazi kamo amafaranga ntabikora kabisa ntacyo gusaba kwitwararika ukagendera ku mabwiriza n'impuhwe amabwiriza muri bumwe sinzi wenda icyo ushaka kuvuga ariko nta kibazo mwambwira niyo mpamvu ndi hano mbateze amatwi sawa iyi foto urayizi iyo muntu aramuzi Jama turakorana ni inshuti yanjye cyane kabisa turirirwana cyane yitwa Denko yitwa Denko nibyo yitwa Denko yego okay uyu muntu witwa Denko ndashaka kumumurira mu nzira ngo ndashaka kutumwica